nabonaga n'umugabo acika ibisebe yishimira cyane igitsina ngororangingo. Umudamu maze kumushaka ku buryo n'igitsina nakibuze biba ngombwa ko ngira kuntangira kugana abaganga. Abo nta bandi nabo mu kigo cy'ubuvuzi bw'umwimerere, ubuvuzi bukoresha imiti y'ibimera kandi itunganyije neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Ni kwa muganga Rutikanga, bakorera Remera Giporoso, bamaze kubikimenya bose mu kuvura indwara zitandukanye. Ubuhamya bwo ni bwinshi. Niyize kurwaraho nkagira ikibazo cyo kwikinisha ndi umusore. Bavura kwikinisha n'ingaruka zabyo, harimo kurangiza vuba, kugabanuka kw'igitsina, kugabanuka kw'imisemburo mu mubiri, kwibagirwa, kumva ufite umunaniro, utuntu tw'udusonga ku bugabo rimwe na rimwe ndetse n'ibindi. Uzi icyiza cyabo, aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho kuko bakorana na DHL. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 0788 34 80 11. Bita umwana ibyiza kuramukiye abantu nk'umwaka ubite ashaka papa wawe nawe uhari. Nyakso n'ubutaha nakubwiye ngo ugikina n'abantu mu ngano. Twavuganye ngo iki? Mu gitondo saa 3 ndazi iwawe mu rugo dusinye konti. Akosha miliyoni 20 nizo uri gukiniramo gutyo. Ngo gute? Sinjawe ngasanga n'uhari se. Tongera mvugane nawe. Yari Yagiye. abisi ko yagiye, yakubwiye ko yagiye. Papa nawe yambwiye. Inji. Ari amafaranga mpumbye ko. Ubu se basi yaza ku cyumba cyanjye gakomanga. Nari nteze ubukene n'ukuri kw'Imana. Miliyoni 20 koko zose mpumbye. Papa ihangano uzabona izindi. Zivuye ke? Nyoko wari izabitse. Yoko ninde? Uyu nawe ashaka kunyongerera ibibazo. Mbese basi nani kintu asiza kubwiye. Nacyo araje aransuhuza arakumbaza mubwira ko udahari itagenda. Ayeye. Ngora kumbajije umubwira ko Udahari. buriya ntumbwire ko ari wowe utumye mbura ikiraka cyanjye. Miliyoni 20 tumye nzibura wa cyana. Papa ntunuke. Ndanakuriza. Uri kumva miliyoni 20 kado. Ariko nk'ubu suku wumva ngo umuntu yamugaje umwana nawe koko. Okay. Watekerezaga iki umuntu akubaza ko mari ukamubwira ko ntari kandi mari. Papa se wambwiye ko abantu baza kukureba mu rugo uzaza mbabwira ko udahari. Yaba ari umuntu ugushakira ikintu cy'ingenzi akaguhamagara akakubwira ko yageze iwawe. Niba wabyumvishe se uriya yigezamo amagara avuga ko yageze iwanjye. Igo ko yageze akakubura bitewe nande iminsi mibi. Tugatsindwe n'Imana yakureye iminsi mibi niyo yabwiye umugabo ko ntahari. Umugabo runzaniye amamiliyoni n'amamiliyoni. Ariko ubundi umari iki ubungu uretse gukonsoma no kugenda neza uruga. Nakubye mbona uri umwana uzampesha ishema. None uwo umuntu aragera ku muryango ugasohoka uri mu nzu ntuzi uko yubatswe. Umva nkubwire wowe. Ako ndaza kugufatira imyanzuro. Turaza kureba na sha. Turareba umwana ninde ise ninde. Nkubariye gusumwa amaji. Papa rega amafaranga ni n'umwanda wa shitani. Umwanda ndawukeneye. Umwanda ni utumujya, umwanda ni utumujya ku ishuri, umwanda ni utuma wambara neza, umwanda. Se papa ari amafaranga niyo ya mbere waba uhombye. Ejo mundi ntago wabuze ibihumbi 400. Nagiye gukeka ko ari we waba warayibye ahubwo. Mwiba papa wanjye se. Ukamwiba nyine. None umuntu aje kundeba ntabashe kumenya ngo nshakira iki. Urumva utanye? Namubajije yanga kukimbwira. Icyo kibazo wakimubajije? Habuze gato nari nyimubajije. Uyu mwana afite ibirori bura mu mutwe. Ni ukuri kw'Imana uyu mwana abantu muzi gusenga. Muhaguruke mutyaza amavi yanyu mufatira icyumba cy'amasengesho. Papa yaguhamagaye ngiye kubimubaza n'ukuri. Ni ukuri uri ikirumbo. Nta mugabo nawe nta kwihangana agira. Ubwo si yo yongera kumbaza bwa kabiri. Yari kumenya niba koko uhari. Numva ari umuntu ufite umwanya wo kwirirwa acengana nawe kubaza inshuro magana. Wowe se bwa mbere ko wari uzi ko mpari kucyo utamubwiye. Cyangwa ukabanza ukaza ukambwira mu cyumba ko ari umuntu ushaka. Gusa urabizi ko mpumbye miliyoni 20. Wazungutse se. Miliyoni 20 uriya mugabo yari kumpa harundi ugiye kuzimasa. Papa nabikubwiye ngo Imana ibifite inzira igihumbi. Uwo ni wowe. Ngiye gute papa? Miliyoni 20 se nazikura. Urazishaka mpa kuzibona. Wahinga. Wakora ikiyede. Wa miliyoni 20 zanjye nzibona. Oh my God. This man. Papa inkweto zanjye. Nubwo ari njye wayavuza ntibyambuza kuyakura.
menya ko uri umukobwa ubaye warakutse amenye kubona umugabo byazagorana kandi inkwiye sinakurarira. Papa inkweto zanjye uzijyane Mu isoko rya make ubu havuyeho 1000 kuri miliyoni 20 ugomba kunyishyura, hasigaye miliyoni 19 n'ibihumbi 999. Oh my days, Romo Buhari torí Ọlọ́run. urashize none. papa amakaye yanjye nayo Ibi wambone ngibi bikora nka papier hygienique mu cyaro. Yabizabikora. izo note ari iz'umwaka wose bari guca Kugeza ubu maze tugeze kure. Twahereye mu zo mu wa mbere duca. Ewa, ni byiza gukorana nawe business. Ubu ngubu aya makayi yose ndi kugenda nyarundi mu misarani. Nta kibazo rwose. Uyu kweri se nuwe ko mbona bakiri kwiga. Nakane ko karapfuye. Nihangane disi. Yari umwana wawe. Oya, yari umukozi wanjye. Nihangane n'ukuri bibaho. Muzi habwo se nakaro wamamo ntwaramo kugira nagenda imihanda yose n'ibipapuro. Reka nze ngurebere. Izo jaba. papa igikapu cyanjye Igikapu cyande. Iki gikapu ni cyuriya mugabo. Igikapu cyawe ufite aha. Urukundo. Tukibarire. Tubarire nk'ibihumbi 2. papa bag imeze gutya ibihumbi 2 ntabwo bishoboka Uramakanya niwe wayiguze. Inge wayiguze amafaranga nayiguze ndayazi. Nsigayemo miliyoni 19,992. Ahubwo nyero kugenda ushaka utundi tuntu teza kugira ngo amafaranga yamarimo vuba vuba. Kandi uko iminsi igenda ihita niko yunguka. Boss, bage nziza dore ngiyi. Iki nangahe? Uramamo ibihumbi 20 gusa. Bari menshi. Wese ushaka gutanga ngahe? Ndaguha mu 5. Ntacyo yaza gutinda mu nyamugacyura amagufa. Ahubwo se abana bato ufite bakiga ngo ngwino ifomu za make. papa ntabwo wangurishiriza nifomo ngo njyeme Ana nuwawe. Reka naka sister yasiza. unyita uko ushaka ariko ntabwo nabyemera ko ungurishiriza iniforume Uraza kubyemera nkurishije nakubonye. Uri gushaka igiti. Kawa mugabo nta mwana ujya ukubira. Ntukitere mu mata nk'isazi. Ikiganiro cy'umwana wanjye nanjye ukijemo gute? Zana mama wawe hano. yarapfuye Zana mama wawe hano. kurehe muzuri Keri ndakubwiye ngo zana izo uniform hano ntararaka. nushaka urakare nase papa urabona nzaza njya kwigana iki Kwiga wa mukobwa zikakiri mu ishuri. Ishuri nari gukuyemo kare. Minerval zagiza ihita ijya direct kuri konti yanjye. Rero 19 wazazimara muri ryari. Izo ni za rubanza ki. Kandi we nakubwiye ngo wikitera amata nk'isazi. Ishyura ugenda. Ishyura se nta nabona ibyo nguzi. Kandi uri kubona imbere yawe. ubushuku nyegere niba ari ikintu wambaye rero ugira icyo umbaza Nakubwiye uko ndi bwongero nayo kundushya. ibyo ngewe ntabwo bindeba ayo wongeraho n'ayo utongeraho Ariko ubu uyu mwana azi ko turi gusigarana hano twenyine. Ubu urabizi ko uyu nagenda turasigarana hano twenyine. Komeza wigire nabi. Gifigira amazi yigira mu urabandera. Mumu man. Sinakurengeza 5. Ntacyo. Sawa sawa. Sawa kabisa. This man. Charasi. papa nicare hasi Charasi nyine. kubera ko habaye ikintu Kubera ko ndimo amafaranga. Yicara mu mafuteye guta ndimo amafaranga. papa tubanze twumvikane Ndumvikana nawe. Imyaka mfite urona ari kumvikana nawe sha. ese urumva miliyoni 19 nzazikura Ahubwo uzazikura. Cyageze utangira uhige n'ibirakadura hanze hari utuzi twinshi. papa urabona ari nde waguhakana uri umwana nkanjye Umwana umenya guhombya asaba. papa ntabwo nabishakaga Ibaze niba utabishaka ukampombya miliyoni 20. Ubwo bishaka. none se papa nabishaka gute ubonye amafaranga ko nanjye naba mbifitiyemo inyungu Ibyo se ngo uzabimenye. Byahe. Uraho n'umutwe gusa. Abakire baraza ukabasubiza wowe nkande. Uri nyirinzu. Uko iyi nzu yubatswe urabizi. Ntiwaje utura. Nabo wasanze muri muradufungira amayira. Nanjye ndafunga yawe. Wi! Nta nzoga nywa. Impyiko ziracyari zose. papa mbwira urashaka gucuruza impyiko zanjye Wowe se ufite impyiko? Ufite ideni rya miliyoni 19. None ngo impyiko zivuye. Izi ni impyiko zanjye ziri muri wowe. ntabyo nemera 19 zanjye wampombeje nyine. nayo 19 se basi zibonetse byaba birangiye Ibiki birangira impyiko imwe imwe bagiye bama miliyoni 5. Urumva ubwo ni 10. Hasigaye
hasigaye miliyoni 9 izo ni iz'umwijima. nawe ushaka kuwutanga Nawe uragenda. papa uzi ko ndahita mpfa Vuye mu nzira tuguhambe itangajemo aho ni igiki. Cyo nshaka amafaranga yanjye. Ahubwo ufite uburoso bw'amenyo. yego Nyarukubuzane. papa uburoso bwanjye Uburoso bwande wowe hano uribwira ko hari ikintu kiyafite habe na kimwe. Nshaka ko miliyoni 19 zanjye zambabaje ugomba kuzinyishyura. Kere ama nazo ntumye dere ngaye. Urya amandazi gute na miliyoni 19 ufite? Ahubwo gira vuba. Shaka ibindi bintu ukora ku buryo uzikuramo izo miliyoni. Niba ndi kurya windeba rero imbere. Nyakuso simbono harisi. Meze bite? Akomeze boss ni mwanya imyakazi. Twicaye turareba dusanga na wundi twaha ino contract ari wowe. Akira sinyira miliyoni 20 zawe. Niwe ushoboye. tugiye kumuha miliyoni 20 Cyane rwose. No kuri konte zaranje kugeraho. Cyari gisigaye no kuzisinya. Murakoze cyane rwose. Mirirwe. Mirirwe neza. papa inkweto zanjye papa amakaye yanjye nayo Ibi ngibi bikora nka papier hygienique mu cyaro. Yabizabikora. izo note ari iz'umwaka wose bari guca Kugeza ubu maze tugeze kure. Wahereye mu zo mu wa mbere duca. Ewa, ni byiza gukorana nawe business. Reason jaba. papa igikapu cyane Igikapu cyande. Iki gikapu ni cy'uyamuga. Nta gikapu cyawe ufite aha urukundo tukibarire. Kibarire nk'ibihumbi bibiri. Ahubwo se abana bato ufite bakiga ngo inifomu z'amagi. papa ntabwo wangurishiriza inifomo ngo njyeme Wigire nabi. Gifi yigira amazi ibyo yigira amavuta. Ndabandeba. Icara hasi. papa nicare hasi Icara hasi nyine. kubera ko habaye ikintu Kubera ko ndimo amafaranga. Icara mu mafute ye guta ndimo amafaranga. Wi! Nta nzoga nywa. Impyiko ziracyari zose. papa ngwiki urashaka gucuruza impyiko zanjye Wowe se ufite impyiko? Ufite ideni rya miliyoni 19. None ngo impyiko zivuye. Izi ni impyiko zanjye ziri muri wowe. Hasigaye miliyoni 9 izo ni iz'umwijima. nawe ushaka kuwutanga Nawe uragenda. Cyo nshaka amafaranga yanjye. Ahubwo ufite uburoso bw'amenyo. yego Nyarukubuzane. papa uburoso bwanjye Uburoso bwande wowe hano uribwira ko hari ikintu kiyafite habe na kimwe. Nshaka ko miliyoni 19 zanjye zambabaje ugomba kuzinyishyura. Kere ama nazo ntumye dere ngaye. Urya amandazi gute na miliyoni 19 ufite? Ahubwo gira vuba. Mugwi wa handicap. Dore satani toka satani kwa jina na ariko sha mu ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi kabuya ni Kigali nkaba mbona umeze nkazo waje bakakogosha ukasubira iwanyu. ndashaka note zanjye zose urazandika uzikuye muri ayo makayi niyo natiye abana twigana nusoza igihembwe cya mbere rero n'igihembwe cya kabiri